Dore impamvu eshanu zituma abatoranyijwe n'Imana bahora barwana n'irari ry'ubusambanyi mu ibanga. Ni ukuri kubabaje ariko gufite isomo rikomeye. Akenshi abantu batoranyijwe n'Imana kugira ngo buzuze inshingano zayo zikomeye bahura n'intambara y'imbere ikaze cyane mu bijyanye n'irari ry'ubusambanyi. Ni ikintu kidakunda kuvugwaho nyamara gifite akamaro gakomeye mu buzima bw'abahamagariwe n'Imana. Iyo ntambara y'imbere mu mutima itagaragarira abandi ikunze kuba ikomeye cyane kurusha uko abantu babyibwira. Ariko ikibabaje kurushaho ni uko usanga abatoranyijwe n'Imana ari bakenshi bashorwa cyane muri iyi nzira y'ibigeragezo. Ariko rero niba nawe wumva uri muri uru rugamba rw'imbere rutagaragara, nturi wenyine. Bibiliya isobanura neza impamvu y'iyi ntambara, kandi iyo tuyimenye neza dutangira kumva impamvu yo kuri y'ibi bigeragezo byo mu mutima. Muri Bibiliya dusanga abantu benshi Imana yari yarasize amavuta, abafite umuhamagaro ukomeye bahuye n'ibigeragezo bikomeye by'irari. Tekereza ku mwami Dawidi, umuntu muri Bibiliya ivuga ko yari umuntu ukurikiza umutima w'Imana ariko akagwa umutego w'irari ry'umugore witwaga Batsheba. Cyo kimwe na Samson wari ufite imbaraga zidasanzwe n'umuhamagaro wo gukiza ubwoko bw'Imana ariko agatsindwa n'irari rya Dalila. N'ubu ngubu mu gihe tugezemo abatoranyijwe n'Imana si abatagira intege nkeya gusa, ariko se kubera iki? Kuki irari rimeze nk'aho bakurikirana kurusha abandi bantu? Iki si ikibazo cy'umubiri gusa, ni urugamba rwo mu mwuka. Umwanzi azi neza aba agomba kwibasira. Bibiliya ivuga neza ko iyi ntambara itaba hagati y'abantu gusa, ahubwo iri hagati y'intambara zo mu mwuka. Nk'uko handitswe mu Befeso 6:12 haravuga hati, kuko tudakirana n'abantu ahubwo dukirana n'abatware b'abafite ububasha n'abategeka isi y'umwijima n'imbaraga mbi zo mu ijuru. Ibyo bivuze ko iyo Imana yaguhamagaye, Satani nawe akureba nk'igitero agomba kugerageza guhanura. Ariko irari ni kimwe mu bikoresho bye akunda gukoresha kugira ngo arimbure abahamagawe n'Imana, kuko azi ko iyo abatsinze byumvikana n'umubiri abambura imbaraga zo mu mwuka. Irari si ikigeragezo cy'umubiri gusa, ahubwo ni intambara yo mu mwuka yibasiye abatoranyijwe n'Imana. Umwanzi azi neza ko naramuka ayobeje uwatoranyijwe akamwangiza ubusobanuro bw'Imana, azaba abashije guhagarika umugambi w'Imana mu buzima bwe. Ariko se kuki iyi ntambara yumvikanira abatoranyijwe cyane kurusha abandi? Iya mbere ni ubumenyi bwo mu mwuka, ibyo bita spiritual sensitivity. Abatoranyijwe n'Imana bakunze kugira ubushobozi bwo kumva ibintu by'umwuka cyane kurusha abandi. Bivuze ko bumva cyane irari cyangwa se ubushobozi bw'Imana, ariko nanone bakumva n'ibikorwa by'umwanzi. Iyo umuntu afite amavuta y'Imana, Satani amubona nk'icyago gikomeye ku bwami bwiwe kandi akamugenzura cyane. Irari rero riba intwari ikomeye cyane umwanzi akoresha kugira ngo arambure uwatoranyijwe, amwambure izo mbaraga, amwerekane, amufatirane mu by'umubiri, akamuhuma amaso y'umwuka kugeza ubwo atakibona neza Imana cyangwa umugambi wayo. Iyo umuntu yatoranyijwe atangiye gukururwa n'irari, umutima we utangira gucogora, gusenga biragabanuka, kandi amavuta y'Imana atangira kumuvaho buhoro buhoro. Iyi ni sensitivity yo mu mwuka n'umugisha, kuko igufasha kumva Imana, ariko iyo itarinzwe neza ishobora kuba uvumo. Iyo udafite umutekano wo mu mutima no mu masengesho, ibintu by'umwuka wumva neza bishobora kugushoboza kumva n'ibyo umwanzi arimo kugukoraho, bikagutera intege nkeya. Iya kabiri ni ukunyura mu bwenge. Kunyura mu bwenge cyangwa se kuba uri wenyine, ibyo bita loneliness, hidden battle. Abatoranyijwe n'Imana bakunze kunyura mu nzira y'ubwigunge. Ni inzira yo kuba wenyine mu rugendo abantu bake bashobora gusobanukirwa. Imana ikunze kubajyana ahantu hatari abantu benshi kugira ngo ibategure, ibarinde umugambi wayo. Ariko ubwo bwigunge nubwo ari uburyo bwo gukora mu kwiyegereza Imana, bishobora no kuba icyuho gikomeye cyane. Iyo umuntu atari mu bumwe n'abandi bantu, afite intego nk'ize cyangwa atagira abo yisanzuraho mu by'umwuka, ahinduka intege nke imbere y'irari. Iyo nta muntu ukubaza uko uhagaze mu mwuka cyangwa ngo agufashe gusenga, irari ribonamo icyuho cyoroshye cyane. Ni intambara ihishwe ikabera mu mutima aho abandi batareba. Nta muntu uzi uko iryo geragezwa rikomeye rihagaze, ntawukubaza uko wiyumva. Bityo benshi mu batoranyijwe barwana izi ntambara mu ibanga, bakababara mu mutuzo, kandi rimwe na rimwe bakarushaho kugwa.
Icya gatatu ni imbaraga z'umuhamagaro, ibyo bita the weight of calling. Umuhamagaro w'Imana uzana uburemere. Iyo Imana iguhamagaye igushyiraho inshingano ikomeye kandi buri gihe aho umuhamagaro ari mwinshi cyane intambara iba ikomeye. Satani azi neza ko iyo akubuze kugeza ku mugambi w'Imana azaba atsindiye benshi bari bagiye kugirwa umumaro n'ubuzima bwawe. Irari ni kimwe mu bintu akoresha kugira ngo akubuze gutera imbere. Iyo umutima wawe wuzuye imisoni, kwicuza no kwiyanga kubera icyaha cy'irari, uhita utakaza umutekano wo mu mwuka n'imbaraga z'isengesho. Benshi mu batoranyijwe bahura n'ibigeragezo bikomeye kubera umugambi munini bafite. Niyo mpamvu irari ritabibasira nk'abandi bantu basanzwe, ahubwo ribibasira nk'abantu bafite misiyo yihariye ku bwami bw'Imana. Cya kane, icyaha gihishwe, the power of secrecy. Satani akunda ibihishwe. Iyo umuntu ahishiriye icyaha, Satani agifata nk'urufunguzo rwo kumuboha. Abatoranyijwe benshi barwana n'irari ariko bakabigira ibanga kuko batinya ko abantu bababona nk'abanyabyaha cyangwa bakazatakaza icyubahiro cyabo. Ibi bituma icyaha kirushaho gukura mu ibanga, kikabaho mu mutima nk'ikintu kibaremereye cyane kitagaragara. Iyo ntambara kubabarira, iyo nta kubabarira bakunda kugira, nta kwatura, nta gusaba ubufasha, irari rihinduka umunigo utagushobora. Bibiliya ivuga ko uhisha ibicumuro bye ntazabona ibyiza, ariko uwabyatura akabiri akabyerekana azabona imbabazi. Imigani 28:13. Kuvuga, kwatura no gusaba ubufasha mu bw'umwuka n'intwaro yo gutandukana n'irari ryari rihishwe. Icya gatanu, ikizamini cy'ubudahemuka, the test of faithfulness. Abatoranyijwe banyura mu bizamini bikomeye cyane kugira ngo Imana imenye ubudahemuka bwabo. Irari rimwe na rimwe riba ikizamini gishaka kugaragaza niba ukunda Imana kurusha iby'umubiri. Nk'uko Yosefu yagizwe ikigeragezo n'umugore wa Potifari ariko akanga kugwa, Imana yamwimuriye ku rwego rwo hejuru. Abatoranyijwe n'Imana bagomba kunyura mu intambara zigaragaza ko bashobora kurwanya irari kugira ngo berekane ubudahemuka bwabo imbere y'Imana. Irari rero si irari gusa, ni ikizamini cyerekana aho umutima wawe uherereye. Iyo utsinze Imana ikugira inkingi y'ukuri, ariko iyo utsinzwe Satani akwambura iby'Imana yaguteze imbere. Umwanzuro, abatoranyijwe barwana intambara ikomeye y'irari kuko bafite icyo Imana yabashyiriyeho gikomeye cyane. Iyi ntambara ari nyinshi ni ikimenyetso cy'uko ari umugambi ukomeye imbere yawe. Ntukibagirwe ko uri wenyine mu rugamba, kandi ntukemere ko irari rikugira imbata. Imana ishaka kuguha ubutsinzi, kandi Umwuka Wera ari kumwe nawe kugira ngo akurinde. Nuko mwiyambaze intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'amayeri y'umwanzi. Tubisanga mu Efeso 6:11. Nuko rero reka dusengane isengesho ryo gusoza gutsinda irari no kuguma mu butungane. Mwami Imana Data wo mu ijuru, ndaje imbere yawe uyu munsi n'umutima wicishije bugufi. Ndemera ko ntafite imbaraga zo gutsinda n'intambara z'irari ku bwanjye bwite. Nzi neza ko ari intwaro umwanzi akoresha kugira ngo anyitandukanyishe n'umugambi wawe, ariko uyu munsi Mwami nteye intambwe yo kukwizera. Mpa imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo amaso yanjye ahora kureba kandi umutima wanjye ugume ku byo wampamagariye. Tunganya ibitekerezo byanjye, usukura imitima yacu yose, kandi ukuremo byose bitari ibyawe. Mpa gukunda ibyera kurusha iby'umubiri, kandi unyigishe gutekereza ku byo mu ijuru aho Kristo ari. Shyira imbere yawe amarangamutima yanjye yose, ubushake bwanjye n'ibyifuzo byose by'umubiri, byose ndabiguhaye Mwami. Bihindure uko ushaka. Ndi umuyoboke wawe, unyoboke mu nzira zawe, unsubize mu mutima wanjye umunezero w'agakiza kawe. Nkundisha ijambo ryawe, unkundishe gusenga, kandi unkundishe kubaho mu butungane. Nshyiramo umwuka w'ubudahemuka n'inkomezi zo kurwanya ibigeragezo byose. Nzirikana ko aho intambara ikomeye hariho umugambi wawe ari munini. Niyo mpamvu ntazasubira inyuma, ahubwo nzakomeza kurwana intambara yera kugeza tsinze muri njyewe. Mwami Yesu, uri isoko y'ubutungane n'umugabo w'intambara. Imbaraga zawe zibe mu buzima bwanjye kugira ngo intsinzi yawe ibe intsinzi yanjye. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze, amen. Mwibuke gukora subscribe mukomeza kudushyigikira kugira ngo dukomeze kuzamura uyu murongo wacu. Nyagasana kubo umugisha we wakoze subscribe nawe utarayikora, igitekerezo like aho ngaho, kandi ubashe kohereza ikiganiro kuri mugenzi wabona ko cyamufasha. Nyagasana guha umugisha naho butaha.